murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa Rigoga Ruth ndi umunyamakuru wa RBA by'umwihariko mu biganiro by'imikino. Nyakubahwa perezida wa repubulika mwasobanura mute siporo y'u Rwanda mu myaka 31 ishize, discipline, kwitanga, vision n'indangagaciro byafashije igihugu kwiyubaka. Musobanura mute impamvu iyo bigeze kuri sport biba ikibazo? Murakoze. Sinzi niba ari siporo gusa, ariko siporo iyo ubundi siporo ni warebamo ibintu nka bibiri cyangwa bitatu. Icya mbere, agaciro biha ni akahe? What do you want to give? What value? Agaciro biha siporo ni akahe? Icya kabiri, witegura ute? Witeguye ute kugira ngo ako gaciro kabeho cyangwa se gakure kazamuke? Mu rurimi rw'icyongereza ni organization. How do you organize to do that? Icya gatatu ni talent. Ubona mu bantu kuba badafite talent, you can't blame them. If I have no talent for football, really, don't blame me. It's not my fault. So icya mbere ni agaciro biha. Icya kabiri, ubigenza ute? Ushyira hamwe ibikorwa n'ibitekerezo gute kugira ngo bizamure ka gaciro, noneho abantu bafite ubushobozi, ubumenyi, ibyo bavukanye bibaha. Ibyo rero nko mu gihugu tugashyiraho minisiteri ya siporo cyangwa za siporo zitandukanye, federation zazo zishyira hamwe n'iki. Iyo ni organization. Itameze neza ni ikibazo. Ikindi, umuco, mujye muha agaciro. Umuco ufite agaciro. Umuco mvuga ni iki? Hari n'abantu baba bazi umupira, cyangwa hari na organization ihari, cyangwa abayobora nabo barahari, ariko umuco bafite ndahoraga mbivuga ku mugaragaro. Ugasanga abakinnyi b'umupira aho kugira ngo bakine rwose bashyireho umwete n'umutima ubishaka n'iki, bagatangira gutekereza utuntu bashyira mu izamu kugira ngo iyo wagiyeho ibintu byose uba wabikubye na zero. N'uriya munyezamu ushatse ntiwamushyiramo, kandi niba wizeye twa tuntu wadushyizemo ukamwihorera, urashyiramo wiki. Ibyo rero bigera no ku bantu, ni kamere y'abantu, ntabwo mfite ukuntu nabisobanura bihagije. Impamvu umuntu yemera iki undi atemera iki, cyangwa rimwe na rimwe no kwemera ikintu ubundi ku buryo busanzwe umuntu akwiye kuba abona ko nta kintu kirimo, ariko umuntu akabyemera. Cyangwa se waba utemeye ibyo, ugatekereza ukuntu ariko uzasifura ninde, turebe uko tumugenza kugira ngo ejo azatubere. Iyo wagiye muri ibyo na talent wari ufite n'ibindi byose, ariko ubundi umukino, siporo kugira ngo itere imbere, ukora biriya bintu nakubwiye, ariko noneho ukanavuga uti okay, siporo habamo gutsinda, habamo gutsindwa, kandi muri uko gutsinda no gutsindwa
harimo gutera imbere. Ni ukuvuga ngo wagerageje wakoze ibyo washobora gukora, ahubwo